abana beza bakabera bizerwa abagabo b'amafuti. Abagore benshi muri twe nanjye kubwanjye nari umwizerwa, mbega kwa kundi umugore akubwira ati nakubereye umwizerwa nta kintu kibi nigeze ngukorera, ariko ku mugabo nyine w'amafuti. Urabizi uriya mugabo Benji yarabyubashye nubwo yankundaga, yarabizi ko ndi mariye, arabyubaha ko mfite umugabo, ntiyigeze amamagara, ntiyigeze agerageza guhura nanjye kuko yarazi umusore Benji ari we muntu nzaha amahirwe tukikundanira. Ngo kimwe n'abagore benshi, ako kantu kumva uyu mugore avuze ngo kimwe n'abagore benshi, ngo nakubereye umwana mwiza, atariko kimwe n'abagore benshi nari mbizi ko numbabaza uriya musore wundi mba mwibikiye nyine bari ku ruhande ari we nzajya ngenda tukikundanira nyine hagashya. Bivuze ngo bari abagore bose ubona bo muri Amerika nkuko yabivuze. Aho tuzi kuri iyo uriya musore azi gukora iki, ni hari ukuntu njya numva muvuga uriya musore iyo turyamanye bigenda neza, biba ari byiza. Njye nawe igihe cyose twaryamanye ntabwo nigeze numva binaryoshye. Nta nubwo nkeka ko wumva amagambo y'umukobwa ati nakurakaje nawe uratushokerwa, aturakoze none urankubise, ubu byibura ku isura mfite ibikomere. Ntabwo urumva umugore avuga ngo ngibeshye se nkubite ngo nkomereke gato mite nkwereka, wamukubita ko kakakwereka akagenda akavuga ati murebe ibikomere arankubise. Ibyo bikomere ukabona nawe yabishakaga ko umukubita. Umugore atangiye kuvuga ngo urakoze kunkubita, ubu mfite ibikomere ku isura. Biriya bikomere uza akazi bikora muri RIB. Aha,